nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza gubwa neza aho uri mu bice bitandukanye nawe wakoze subscribe kuri YouTube y'Isango Star nawe ukurikira ibiganiro by'Isango Star bigamije guteza abahanzi abanyempano abana abanyarwanda muri rusange bafite impano ibyo biganiro biba bikomeje kubateza imbere harimo Sunday night Isango na muzika ni byinshi sinabivuga ngo mirangize gende Maurice tuyishime ndi kumwe n'umugabo hano ntere hasi ntere hejuru ntere wa mugabo amahoro nize fresh ndameze fresh biracamo cyane kabisa ninde tugiye kuganira nawe abantu bashobora kuba bakuzi ku izina ry'umuziki ariko batazi ya mazina yo mu ndangamuntu nibyo je nitwa Harerimana Jean aka Mupao Jean Mupao ari ukuntu nari vuga kumva arimo akiryo koko akiryo koko agomba kuzamo mani wari umaze iminsi warabuze ntago nari mbuze nari mfite imirimo ndimo nkora irimo n'ubuhanzi bwa muzika niyo mpamvu uri utambonaga ariko ubu ndahari rwose naje meze fresh uri tayari ngira ngo nawe urabibona kabisa umwita Jean Mupao biracamo meze neza ndakubona ku mashanete cyane ninde wakwambitse bro wambaye neza abantu banyambitse ko ari benshi ntago ari umuntu umwe hasi kubavuga byangora ariko aho bari bubahwe ko mw'abantu mwe ngo nimwubahwe hanyuma ni wowe tugiye kuganira ni Jean Mupao tugiye kuganira uyu ni umugabo ukora umuziki nyarwanda cyo ni icyambere icya kabiri uyu mugabo ibindi araza kubyivugira wabimvugiye se kubizi oya kushaka kubizi wabimvugiye narebye byinshi ariko wowe urabyivugira nka nyirubwite ushobora kukubeshyera oya ntago wambeshyera mbeshye nahita nkunyomoza vugamo nka bibiri basi akaba n'umukinnyi wa filime ibyo uvuze ni ukuri ibyo uyu munsi uri gukora umuziki uri gukora muri studio ndi gukorera muri studio ya Bobo Pro umusaza ameze fresh cyane ngira ngo n'igihangano niba mwacyumvishije kimeze neza cyane iriya ndirimbo murayikubita hanze ryari nje nayirebye nabonye iri no kuri YouTube channel ariko imeze nkaho itarajya hanze oya irahari kuva nageze aha ngaho ubu yahageze yego bivuze ngo ni hano hambere rwose cyane hanyuma niki cyatumye uza mu muziki twinjire mu buzima bwawe noneho muri rusange iki cyatumye ufata umwanzuro wo kwinjira mu muziki njye muziki ndawukunda cyane niyo mpamvu nawinjiyemo so nkaba mfite n'impano ya muzika yo kuririmba niyo mpamvu nawinjiyemo niyo mpamvu winjiye mu muziki utekereza ko iyo utaza kuba umunyamuziki wari gukora iki iyo umuziki utabaho hari byinshi hari izo filime hari imirimo myinshi umuntu yajyamo kandi akabaho yego filime indirimbo ya mbere wahereyeho yitwa nguki indirimbo ya mbere nahereyeho yitwa Comfortable ariko ntabwo irasohoka iri aho ngaho iratuje umuntu agenda areba isa naho iri ku rugero rw'igihe turimo akaba ariyo ushyira hanze buriya nayo igihe cyayo kizagera iyo ndi kuganira n'umuhanzi hari uburyo yivuga nk'umuhanzi iyo ndi kuganira n'umukinnyi wa filime hari uburyo yivuga nk'umukinnyi wa filime mba mvuga za fisa kubita kana aho ngaho bomore bose urayizi bose bavuga ko ntazi gukunda kandi niyiziho gukunda cyane sinjya mbipanika ahubwo ndatwara kungako se kabisa uyu mugabo ni icyago ntago umuntu ajya kure cyane nta bintu byo kubipanika buriya ibisigaye biba bigomba kuza mu majwi meza yaciye mu byuma rwose abafana bacu bakaryoherwa nicyo umaze gukura muri uyu muziki aho umaze kuwutangirira icyo maze gukuramo
ni abafana batari benshi ariko ku buryo nifuza nyine ko nifuza ko nabona benshi kugira ngo ndusheho nanjye kumva nishimiye gukora muzika. Ni Isango Star ukomeje gukurikira, ni ikiganiro turi kugirana na Jean Paul wamenyekanye cyane mu ndirimbo Comfortable n'izindi zitandukanye. Ntucikwe n'iki kiganiro kuko kugucika uba uri guhomba, ndetse kugira ngo nadushyigikire ushyigikire impano nyarwanda, nuko iki kiganiro tukimara no kugishyira kuri YouTube naho wibuka gukoraho subscribe ndetse ukanagisharinga abandi, kandi ugatanga n'ibitekerezo byawe kugira ngo natwe twubake umuziki nyarwanda ndetse n'impano muri rusange. Jean Paul Yola, hanyuma ugize gutya mbona video yawe na video nayibonye, bari abakobwa mani baratwika. Ugize gutya ushyizemo abakobwa koko hafi ahase ntabwo ari abo hafi ahangaha ko akazi gakoze. wabonye ari abahehe buriya akazi uragakoze wa mugabo, akazi uragakoze. Uyu mwaka ushobora kuba ari uw'akazi kuri wowe. erega bajya bavuga ngo ni za mvune z'abahanzi buriya rwose. Uzi imvune umaze kuzibona bro? maze kuzibona. Buriya nubwo aba ari akambere umuntu aba ashyize hanze, ariko hari utundi tuntu tuba tubitse buriya mbateganyirije. Uri tayari gutya? Yamaye nka data. Singaho. Bariya kitwa love. Hari n'utundi. Kabisa. Iriya wambajije nakoze mbere ntirasohoka, ariko yo nasohoye ubu ngubu yitwa love. Ndakeka imazeho nk'amasaha. Uriya mutipe urimo, hari umutipe ngerego muri gukora? Hari umutipe turi gukorana yitwa Lankos. Panda boy last man. Peace Musa. Aho uri ndagushuje Musa. Kabisa. Ntago ari hafi ahangaha. Ubu ngubu yibereye hakurya ku mazi. Ku Gisenyi? Reka. Ku mazi? Hari hafi ni Bukavu man. Sure? Yamaye nka data. Abasaza baranatembera. Kugira ngo se buriya. Ariya mashusho wabonye nayo hafi ahara ko harimo nayo hanze. Nanjye nibajije. Nabonaga amashusho bikancanga. Agarayo hafi ahangaha. Mugize gutya mwikubita no hiryo yo ngiyo mukura y'ishusho. Tugenda tunyabikaho twimanukira. Abasasha mufite n'amafaranga. Murayafite kuko. Oya nta ni makeya. Ariko bizaza by the way. Abafana bacu nibatwereka icyizere ko badukunze rwose bizaza kudushyigikira n'ibisanzwe. Bizaza. Bitumye ninjira mu kibazo unyinjijemo. Nibiki muri gutegura cyangwa se nibiki uri gutegura muri uyu mwaka abafana bawe bagomba kukwitegaho? Byo ndi gutegura byo ni byinshi. Hari iyo muzika igiye gukomeza, ndetse nk'uko wakomoje no kuri filime, ni ibintu nshyize imbere kurusha ibindi byose. Hanyuma uko abakiriya cyangwa se abafana bashobora kutwumva, kudufasha, dushobora kuzamuka rwose tukabagezaho ibintu byiza cyane. Ibitaramo biri gukorwa, bamwe mu bahanzi bari kubikora. Wowe hari ibitaramo uteganya? Ibitaramo ndabiteganya nkuko n'abandi bose babiteganya, ariko hakaba hari ababishinzwe mu by'ukuri babona natwe dushobora kujyamo batugeraho rwose nta kibazo, turiteguye. Ubona kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere niki gikwiriye kongerwamo? Kugira ngo umuziki wacu utere imbere ntacyo mbona gikwiriye kongerwamo uretse Nyagasani yonyine niyibizi, ndetse n'ababizi kuturusha. Numva ntacyo nabivugaho kirenze icyo ngicyo. Filime zawe nabonye zarahagaze. Filime mwakoraga zarahagaze? Ntabwo zahagaze. Ziri gukorwa? Zirimo zirakorwa. Ngango imeze neza. Hari n'indi yitwa Nzinga. Twari mu rupfu. Nayo zise. Nayo ndayizi. Ibikorwa biri gukorwa? Ziraho ziri gukorwa. Turaje tuzishyireho mu firirizo. Gusa urumva mu minsi ishize ntabwo narindi hafi. Niyo mpamvu zabaye zisa naho zihagaze mu gakeya, urumva narindi hanze kandi namazeyo hafi ibyumweru nka 3.
numva ibikorwa bimwe bita bihagarara ariko nta kibazo ndizeza abafana ko tugomba gukomeza. Jean Paul turi kuganira itandukaniro kuko ngira ngo yenda bishobora kuba bikuvuna cyangwa sinzi uburyo ufatanya filime n'umuziki biriya bintu biroroshye? Biriya bintu ntabwo byoroshye. Urabona ari danje? Ntabwo byoroshye ariko ku bwa Nyagasani yireba yuko ibyo dukora bigomba kujya hanze byanze bikunze rwose turabishobora. Kandi mba mbona nta kintu bintwaye. Ubona harimo inyungu ari hizi? Inyungu ntabwo yari yaza ariko izaza, mba mbibona ko izaza. Wese si ushona? Ndabona ndashona izaza. Icya mbere ni mwebwe, ni abafana badukurikira, nibo baba bagomba ku indirimbo yawe ubu ngubu ihagaze abantu bamaze kuyireba. Ntabwo ubu nari najyaho ngo ndebe ariko mu busanzwe ntabwo mfite abafana benshi cyane kuko urabizi ntabwo wakwaporodinga cyangwa se wafungura cano ngo ureke kujya kuyitwikira ngo ubone abafana, ntabwo upfa kubabona. Ubu bivuga ngo ubu ngubu nibwo ntangiye nta bafana ndabona ariko barahari bake bake. Ni bakeya nyine, babandi bake cyane bari ku rwego ruri hasi, nkaba nifuza ko baba benshi. Iki kiganiro tunagikora mu rwego rwa talent promotion, ni n'ikiganiro gica kuri televiziyo ya Isango Star. Uragikurikira no kuri YouTube channel yacu uragikurikira, ndetse no mu bindi biganiro uba ugomba gukurikira bino biganiro kugira ngo udacikwa, unafashe niwo musanzu ufite wo guha impano nyarwanda. Umusa ndakuremeye, babwire na YouTube channel yawe yibabwire. Murakoze. YouTube channel yacu yitwa Rebero TV. Niho ushobora kujya gushakira ibikorwa dukora umunsi ku munsi. Dufasha no gukora subscribe, share and comment. Abamugize neza cyane bose pe. Ugize gutya ugiye muri studio, yego, niki cyaguteye cyangwa se niki cyaguteye inspiration, cyagufashije kugira ngo ujye mu muziki wowe ukicara ukavuga ati ngiye mfashe umwanzuro wo kujya mu muziki? Buriya ngiye icyo navuga ntabeshye, gufata umwanzuro wo kujya mu muziki, mbere ya byose nabanje gukunda muzika. Numva ko nanjye ngize amahirwe nshobora kujya muri studio nanjye bakankorera ingoma, nubwo yaba imwe ariko ikajya hanze, ikajya ahagaragara, abanyarwanda bakayumva. Numvaga ko naba ntanze umusanzu ukomeye cyane. Ngize amahirwe rero mbigiyemo, mbyinjiyemo, nsanga ni impano yanjye, bituma numva mbikunze cyane, ndanabikomeza ku buryo ubu ngubu ndakubwiza ukuri, uretse iyi ngiyi nasohoye, mfite indirimbo zigera nko kuri 4 zimeze neza, n'izindi 2 zikiri muri studio. Ugiye guha abanyarwanda cyane rwose akabisi imuhu baratwika. Bigiye kuza byose ni Nyagasani. Turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye. Hanyuma icyo nakubwira nuko nyine udakwiriye gucikwa n'indirimbo z'uyu mugabo. Na filime murakomeje cyangwa filime bibaye bihagaze? Oya, turakomeje, ntabwo twahagarara. Kuri YouTube channel yabo ya Rebero TV ubundi ukore subscribe, nabo bakurikiranira ibiganiro byabo. Hanyuma uyu munsi industry y'umuziki cyangwa se industry uri kubarizwamo, urabona ari uruhe rwego ikwiriye kuba ya standard ikwiriye kuba yageraho? Kuko hari uko uyu munsi imeze, hari nawe uyijemo aho wifuza yuko ugomba kuyitereka cyangwa umusanzu wawe ugiye gutanga.
oya mu by'ukuri njye nkurikije uko mbibona hanze aha ngaha cyangwa se mu Rwanda rwacu, muzika iri kugenda izamuka cyane bitandukanye n'uko mbere byari bimeze. Nanjye rero nkaba nifuza ko nava aho ndi, burya baca umugani mu kinyarwanda ngo bucya bwitwa ejo, buriya ejo twifuza ko twazamuka kurushaho turi ubu ngubu. Niho hantu nanjye nifuza kuba nagera muri muzika, nanjye nkamenyekana nk'abandi bose. gira ubutumwa uha abanyarwanda bakurikira umuziki turi kugana ku musozo. Ubutumwa naho abanyarwanda bakurikira umuziki ni uko bagumiza kudukurikirana, bumva ibihangano tugenda dusohora, aho dushobora kuba twayoba bakadukosora, hanyuma tukabasha gukora muzika nyarwanda nziza ibereye abanyarwanda. Yego. Mwakoze, reka mbashimire mwebwe mwese mukurikira Isango Star, ndetse namwe mukurikira Talent Promotion, namwe mukurikira Isango na Muzika, namwe mukurikira Sunday Night, ibiganiro byose bya Isango Star. Ndi Maurice, twishimire, reka tuzasubira ubutaha. Iki kiganiro ntukagicikwe no kuri YouTube yacu ya Isango Star. Mu buzima bwa buri munsi no kugira ngo tuzamure impano nyarwanda. Mwakoze, muri intore kandi muri intoranwa. Ibihe byiza.